twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo ikintu gikomeye utari uzi gisenya urugo. Mbere y'uko tureba ikintu gikomeye utari uzi gishobora gusenya ingo, ni uko igihari muri iyi minsi hari ugusenyuka kw'ingo gukomeye cyane. Ese nakora iki ngo urugo rwanjye rube rwiza? Burya umuntu agizwe n'ibice bitatu, n'urugo narwo rugizwe n'ibice bitatu, ari byo umwuka, ubugingo n'umubiri. Duhere ku gice cya mbere cy'umwuka. Urugo rugizwe n'umwuka. Iyo tugiye mu mwuka, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka atari we wubaka, abubaka bose baruhira ubusa. Iryo ni ijambo ry'Imana usanga muri Zaburi y'ijana 127. Hari ukubaka mu buryo busanzwe ureba ku bintu bitandukanye, ariko hari no kubaka uvuga ngo Uwiteka we uzaba ari wowe unyubakira. Aha rero ushobora kubaka ugendeye ku mafaranga, ku butunzi, ku bwiza ubona ku muntu. Icyo gihe iyo bishize ni ukuvuga ngo ya nzu irasenyuka, kuko byo ni ibintu bishira. Ubwiza bushobora gushira, umuntu ashobora gukora accident ubwiza bugashira wamubonagaho, amafaranga ashobora gushira, aranashira, ni ibintu tuzi. Iyo bishize rero ya nzu irasenyuka kuko ariho wabyubakiye cyangwa se rwa rugo. Hanyuma ku wahisemo kubakira ku Uwiteka, aba afite igihango yagiranye n'Uwiteka, kandi Uwiteka ntabwo ajya ahinduka, bivuze ngo urugo rwe ruraramba. Turebe noneho rero ku bugingo. Ubugingo turareba, buriya ubugingo twabugereranya n'amarangamutima y'umuntu. Ese ameze ate? Ahinduka ate ku ngeso? Iyo umubwiye kuhinduka arabyumva cyangwa se biragorana? Ni gute akoresha amarangamutima ye? Igice cya gatatu cy'umubiri, aha nyine urareba, se umuntu arakora cyangwa ahora aryamye? Se ni umunebwe? Mbese mu buryo bw'umubiri ateye ate? Aha naho uba ugomba kubireba, niba ari wa muntu ushobora kuba afite umubiri ukora neza akanatekereza neza mu bijyanye no gukora ibyakinjiza amafaranga cyangwa se ibyagirira akamaro urugo. Rero hari ingo tuba twifuza, ariko natwe tuba tugomba kwireba turi bande. Burya iyo wambaye rinete zitukura, uhora ubona ko ibyo uri kureba byose bitukura akenshi. Rero hari ingeso abashakanye baba bahuriyeho, bivuze ko no kwihanganirana byashoboka. Iyo habayeho kugira iyo wigomwa cyangwa se kugira icyo wigomwa, biba ngombwa ko hari ibyo wakwihanganira. Abashakana burya bahurira ku ngeso zimwe na zimwe. Niyo mpamvu mbisubiyemo mvuga ngo hari ibyo burya ushobora kwihanganira, ukagira icyo wigomwa kuri mugenzi wawe, nibwo uzubaka bikagenda neza. Rero hari ibintu bibiri bishobora gutuma ingo zisenyuka. Icya mbere ni ugucana inyuma. Umuntu iyo aguca inyuma, birashoboka cyane ko urugo rwasenyuka. Ko kuguca inyuma harimo ibintu byinshi, harimo gusohora amafaranga, harimo kugutesha agaciro, hashamikiyeho ingeso nyinshi, tuzazireba yenda ubutaha. Ikindi kintu gikomeye gituma ingo zisenyuka cya kabiri ni ukutaganira, kutagira na kominikasiyo. Iki kintu ni ingenzi, kuko iyo mutaganira, aha niho uzasanga hari ukuntu ufata ibintu
nyamara atari ko biri kuri mugenzi wawe, kubera ko nta kominikasiyo yabayeho, ukibeshya, warangiza kwibeshya ugafata umwanzuro wo kuba wakora ikibi kuri we, kandi burya umusobanuje ashobora kuba yakubwira uko ibintu bimeze. Urugero, ushobora kuba muri abarokore, umugabo wawe uzi ko atajya mu kabari, ari ingeso uzi ko atajya mu kabari, ariko kubera ya kominikasiyo mutagira mu rugo, umugabo akava nko mu rugo akagenda, tuvuge agiye mu nama y'ubukwe, murabizi ko zikunda kubera mu kabari, yarangiza umuturanyi akamubona ariyo, akaza yiruka akakubwira ati umugabo wawe mubonye mu kabari, ukahita umera amababa, ntuhamagaye umugabo ngo umubaze, umugabo nawe ntiyakubwiye aho agiye, icyo gihe bizaba ibibazo, ni ukuvuga ngo umugabo azataha induru ivuga. Kominikasiyo rero ni ingenzi, ni ikintu cy'ibanze gikwiriye kuranga urugo kugira ngo rube rwiza. Iyo kitabaye rwose urugo rurasenyuka. Ibi ni byo by'ingenzi bishobora gutuma urugo rusenyuka. Tubyirinde, twubake ingo nziza kandi ingo ziramba.